buri gihe uyu muntu abaho akiha amahoro. Ubundi ujya muri makeup karandi kaza imbere yayo, ujya kwambara ibubati we ambara turi kumwe tujyane wese nayo kambara makeup, wakwajya mu modoka tugende ntacyo ngutwaye, ariko ntuzarongorwa, ntuzashyingira, ntuzabyara, ntuzacuruza ngo wunguke. Ariko nta n'ikibazo dufite ngiye karande ndihangana, ubaka etaje ariko ntuzayiraramo, ukabyuka nijoro ukajya kuririra kuri bariko. Ntabwo na n'ubu ndumva neza uburyo Satani akora, akagenda akabwira umuntu ko ari uw'igikundiro, arusha abandi ubwiza, akabona abamutereta benshi n'abatereta benshi, ariko kugira uwatoranya cyangwa umutoranya ngo amuheshe agaciro kuri bya bindi byose, muri wa mugisha Imana itanga, muri wa murongo Imana ishakamo umugisha kunyuramo, akamubura. Satani niko akora kubera yakarandi gukurikira no kuburi posede, bakubonamo wo gusambana, ntibakubona nk'umugabo wakubaka kandi uri umugabo wo kubaka urugo, bakubona nk'umukobwa wo kwirirwa batemberana mu marogi n'amahoteli, ntibakubona nk'umukobwa wo kwicara mu rugo. Numva ngo ni icyangiro Satani akuzana, mbega uri mwiza wo gutemberana, uri mwiza wo gushyirwa mu rugo, uba ugomba rero gusenga ukikuraho icyo kintu kikuri hejuru. Reka dango ni ubusirimu bagezweho mushumba nawe. Vuga ngo nzabyara umwana nta mugabo, ntabwo ari ubusirimu. Bakwita ko uwo mwana ari ikinyendaro, sibyo? Erega buriya si byiza ko etape Imana yagennye mu buzima hagiriye gucika. Etape Imana yagennye mu buzima hari ugusamwa, kavuka, kamba ukiga, ukazamuka, ukarangiza ugashaka, ngo ubukwe bwubahwe na bose. Wamara gushaka ukabyara, wamara kubyara ukarera, wamara kurera bagakura nabo bakazashaka, ugashyingira, warangiza ugasaza, ugapfa, ukagenda. Kuko tugomba gupfa byanga byakunda. Uwavutse wese arapfa, ariko upfuye usize iki? Wa mugani wa mugabo wajyaga wigisha ngo wabusize nk'urukimusozi, nshaka kumuvuga mu izina ko nta n'impamvu yabyo. Yewe agiye atapfuye atarongoye, apfuye nta n'akana asigiye nyina, buriya nyina agiye kugira, ariko mwana wawe uzampa kuzukuru ryari? Hari igihe n'ababyeyi bashira isoni akabikubaza, ariko si ugushira isoni, ni amabura kindi. Ariko mwana wanjye uzampa kuzukuru ryari? Uzicungura ryari? Bamwe banashaka kubera ibicaniro ntibanabyare. Rero tugomba gusenga ku buryo uko Imana yubatse ubuzima bitugeraho uko bikwiye. Niyo mpamvu aya masengesho twayateguye ko bayumva. Sinzi ibyo mvuga uri mu byumva, nta etape y'ubuzima ikwiye kugucika. Haleluya, haleluya. Ubumwe bw'Abera Ministries bwabateguriye amasengesho y'iminsi 14 azahera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, avuga ngo ko dukwiye kubohoka tugasohoka mu bintu byose byari tumereye nabi. Ukwezi kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, kwa cumi si amezi yoroshye, ni amezi ateye ubwoba. Niyo mpamvu tuzatangira amasengesho avuga ngo deliverance from the bondage and evil altar. Niyo mpamvu tuzabana nawe biciye kuri Zoom ndetse n'uburyo buri live kugira ngo tubashe gusenya ibyo bicaniro cyane. Ndabararitse mwese aho muherereye, muze dusenga ayo masengesho yo kubohora, guca imigozi, kurandura karande no kwinjira mu masezerano akwiye, hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Muhawe ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries. Si dini, si itorero, nta nubwo rigenda kubaryo, ahubwo naho umuntu se duhurira akabohoka. Guma mu itorero ryari kubohoke, guma aho bari kubohoke, maze tugaragaza umusaruro w'ibyiza. Hallelujah. 14 days of deliverance
from the bondage and evil altar ku buzima bwawe. Ngwino dukorera Imana kandi ugume mu itorero ryawe urushaho kubohoka. Mwifurije ibihe byiza, hazasenywa ibihome, indwara zizakira, abantu bazava online, umuntu wese abireba. Mwifurije umugisha w'Imana hamwe na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste. Shalom, shalom. Uje nanone nkwifurije kugira ibihe byiza, ngo haye ikaze ku bamwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka, mu kiganiro cya nimugoroba mwanira abawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Tubararikira amasengesho y'iminsi 14 yo gusenya karande no kubohoka ku bicaniro bibi. Amazina yanjye nitwa Jerry, ndi kumwe na Mushumba, abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda, ariko icy'ingenzi abantu bose ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana, dukeneye gusenga, bituma dusenga bitaraza. Ego Mushumba wiriwe? Haniriwe amahoro. Reka dusenge Imana dutangire. Uyu munsi ndashaka kwivugira ibimenyetso 10 byerekana ko ugiye gutabarwa. Ndashaka kuganiriza ibintu 10 bikwereka ko vuba ugiye gutabarwa. Ntabwo ari inzozi, ni uburyo ki ibirere bye bitangira gufunguka. Yego, kuko turi kwinjira mu masengesho akomeye, bivuga ngo tuzayavugaho uhereye kuwa kabiri. yego, Ikiganiro ni icyo kuwa gatandatu. Aho kabiri ndababwira icyo gukora, kandi koko biriya bintu nakuganje sinzi niba utari kubireba. Abasore bakeneye ubukwe ariko nta bushobozi. yego, Niwishingira ni ikimwaro muri famiye. Urumva ukuntu biteye ubwoba? no kuri wowe ubwawe. Nawe ubwawe abantu ntibazaguha agaciro. Rega buriya mariage ni agaciro. Ni agaciro, ariko nabonye nyine hari n'ibintu Imana ikoreramo. Nyine uba ucyambere yukoze ubukwe buzwi, Yego. uzana ibyishimo muri famiye. Cya kabiri uhuza abantu benshi, nawe ubwawe ubugaragaje ko hari icyo ugezeho. Ariko hari ubitekereza akabona ubushobozi ntabwo, no kujya guterura ngo ashyire mu nzu nabwo biramunaniye. Noneho yego, yarangiza gutanga asaziye mu rugo kandi ari umusore. No, ni amabura kindi, cyo ni igicaniro kibi. Ubundi n'indi yobewe Evil altar. N'indi yobewe ko gushaka ukiri muto ari byiza. Hari abantu njya mbona, ariko uzi kugira imyaka 45 umwana warangije kaminuza bari byiza, ntabwo usaza nawe. Ariko ibaze kugira imyaka 50 kigura pampers, kibare ikibazo. mu kigo cyo kurerwa uracyarira nabo byawe. Ninde uyobewe ko, ninde wanga ibyiza muri we? Ntaho byanze, ariko ibicaniro byamugose byagutsikamiye. Ninde mukobwa utaryoherwa no? Ariko warabibonye ko umuntu bari basanzwe bazinanye na mwibyariye yifuza kumubona mu gatimba, akavuga ati umugenari, reka murebe. Bose bakaba bamutegerera umugenari, bakaguhanga amaso kandi barakuzi, basanzwe bakuzi mu bwana bwawe, bakuzi winyaraho, bakuzi wambara pamperise, bakuzi wiga muri primaire witwa nyirakadori, amazina ya kera, bakuzi. Ariko uwo munsi wo kwambara ikanzu bakagira amatsiko yo kukureba. Ni umunsi w'icyubahiro, na nyoko wakubyaka kureba. Mama we agahabwa ikamba ry'ububyeyi, ko yareze neza, akambara ingofero y'icyubahiro. Ninde ubyanze? Abatabagira bashaka babibakorera, ababahagarariye. Umusore bakamuha agaciro ati wakoze kuba umugabo, kandi ibyo ari bukore mu ijoro bisa n'iby'abandi, ariko ibindi byahawe iki? Umugisha. Wabyumvise? Ninde musore wanze buriya? Ntawe rwose. Ninde mukobwa wanze buriya? Nta muntu byanze. Ninde mubyeyi wanze gushyingira? Ntawe. Ninde wanze gushyingiza? Ntawe. Ariko ibicaniro birabagose. Ngiyo umudayimoni tugomba gukubita ugatsindwa, aze kukwakira invitation ugataha ubukobwa n'ubutaha. Ukabona hari nahoze ndeba ejo ikiganiro na kuri TikTok, umukecuru afite agahinda, ati mfite umukobwa amaze kumbyariraho abana 5, ati ninjye ubagaburira, ariko ikimbabazi yaje arantuka, bitutsi yavuze ntabwo nabisubiramo. Narabyumvise. Yego, amutuka kuri sexe ya nyina, ati kimbabaza nuko na mama wo ntamuzi. Ngahibaza ni izihe mpundu zihari umukobwa kubyariye abana 5?
yanaza akagutuka cya gitutsi. Evil altar. Ibicaniro bibi n'ikiziriko. Ni akahe gahinda? Mushumba, warabibonye ko kubera utuvuta twaje n'iterambere ryaje n'utwenda turiho, abantu babigize ibisirimu bibwira ko karande cyangwa na satani atagikora. Warabibonye? Yambara neza umwenda ugororotse, agakositimu, agakanzu keza, isakoshi ihenze, akagendera mu modoka, akibwira ko satani yamucitse, akibwira ko ibicaniro bitamuriho, ngo ni ubusirimu, ngo mundeke, ngo igihe kizaba kigera. Satani aragutsikamiye, ntubizi, hawujyuye. Reka nabyuze ibi bintu tuvuga, abenshi kubyumva bibagora mu mitekerereze, ariko ibaze ikimwaro kibitse. Ahubwo akantu kongereho, abantu biha amahoro batayafite. Ati se bitwaye kana kase wese byagenze bitwaye iki se ubundi? Ubwo si ibyo mumbwira, ingero ucome kubanza nkubaganye. Se ko wabinyegerigizeho gato ongera ntuwegereze amaguru yanjye ko ari igihe nshaka kurambya. Ikiganiro kitaryoshye se wabyumvise? Dukomeze. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo buri gihe uyu muntu abaho akiha amahoro, ubundi ujya muri make-up karandi kaza imbere yayo, ujya kwambara ibubati, we ambara turi kumwe tujyane, nayo ikambara make-up. Wakwajya mu modoka tugende ntacyo ngutwaye, ariko ntuzarongora, ntuzarongorwa, ntuzashyingira, ntuzabyara, ntuzacuruza ngo wunguke. Ariko nta n'ikibazo dufite, ngiye karande ndihangana, ubaka etaje ariko ntuzayiraramo, ukabyuka nijoro ukajya kuririra kuri bariko. Ntabwo na n'ubu ndumva neza uburyo satani akora, akagenda akabwira umuntu ko ari uw'igikundiro, arusha abandi ubwiza, akabona abamutereta benshi n'abatereta benshi, ariko kugira uwatoranya cyangwa umutoranya ngo amuheshe agaciro kuri bya bindi byose, muri wa mugisha Imana itanga, muri wa murongo Imana ishakamo umugisha kunyuramo, akamubura. Satani niko akora, kubera yakarandi gukurikira no kuba uri posede, bakubonamo wo gusambana, ntibakubona nk'umugabo wakubaka kandi uri umugabo wo kubaka urugo. Bakubona nk'umukobwa wo kwirirwa batemberana mu marogi n'amahoteli, ntibakubona nk'umukobwa wo kwicara mu rugo. Numva ngo ni icyangiro Satani akuzana. Mbega uri mwiza wo gutemberana, uri mwiza wo gushyirwa mu rugo. Uba ugomba rero gusenga ukikuraho icyo kintu kikuri hejuru. Reka dango ni ubusirimu bagezweho mushumba nawe. Vuga ngo nzabyara umwana nta mugabo, ntabwo ari ubusirimu. Bakwita ko uwo mwana ari ikinyendaro, si byo? Erega buriya si byiza ko etape Imana yagennye mu buzima hagira gucika. Etape Imana yagennye mu buzima, hari ugusamwa kavuka, yego, kamba ukiga, ukazamuka, ukarangiza ugashaka, ngo ubukwe bwubahwe na bose. Wamara gushaka ukabyara, yego, wamara kubyara ukarera, wamara kurera bagakura nabo bakazashaka, ugashyingira, warangiza ugasaza, ugapfa, ukagenda. Kuko tugomba gupfa byanga byakunda. Uwavutse wese arapfa, ariko upfuye usize iki? Wa mugani wa mugabo wajyaga wigisha ngo wabusize nkuru cy'umusozi, nshaka kumuvuga mu izina ko nta n'impamvu yabyo. Yewe agiye atapfuye atarongoye, apfuye nta n'akana asigiye nyina, buriya nyina agiye kugira. Ariko mwana wawe uzampa kuzukuru ryari? Hari igihe n'ababyeyi bashira isoni akabikubaza, ariko si ugushira isoni, ni amabura kindi. Ariko mwana wanjye uzampa kuzukuru ryari? Uzicungura ryari? Bamwe banashaka kubera ibicaniro ntibanabyare. Rero tugomba gusenga ku buryo uko Imana yubatse ubuzima bitugeraho uko bikwiye. Niyo mpamvu aya masengesho twayateguye ko bayumva. Sinzi ibyo mvuga urimo byumva, nta etape y'ubuzima ikwiye kugucika.
kuvuka, gukura, gushaka, kubyara, kuzukuruza, gusaza, gupfa, ukagenda. Uba ugiye neza. Urabona nk'umubyeyi wamaze kwitaba Imana, ukabona abakwe be, abakazana, abuzukuru, abuzukuruza, urabibonye ariko ukabona famiye ihagaze kuri wa musaza. Buriya niwe ukwiye kuruhukira mu mahoro. Cyangwa ntabyo urabona? narabibonye kenshi. Hakabaho n'ujya kujya gushyingura nta kuzukuru, bakajya gutira umuhamba cyangwa asanga agiye guhambwa na murumuna we nawe kwa se wabo, kandi ujya ntibamuha n'inkuracyo. Hakabona umusaza cyangwa umukecuru baramubungabunze, abuzukuru bakazana, ukabona mbega ukabona etape yanyuzemo ntihombye. Yabikurikije neza uko Imana yabiremye cyane. yego. Izo ni inyungu. Biraravuze ngo hahirwa uyifitiye mu kirimba. Sura kirimba cyari cyo. Oya. Hahirwa ufite imbuto z'urubyaro mu nda. Ikirimba. Ikirimba se ntukizi nyine. Kirimba ni nk'itijyana nyine ibi gahunda hariya. Ese kirimba wagira ngo ni imiyobora ntanga oya? Ubwo ni icumu. Kirimba ni gahunda. Ituma bikomeza. Bigomba kugera aho bigera. So niyo mpamvu ayo masengesho tuyakeneye. Nabwiye ngo nikubwira ibimenyetso 10. Ndabivuga nihuta ariko cyane cyane dusengana aya masengesho bayumve. Kuki umwanzi yakuriganya etape kuri etape. Iby'Imana yaremye. Kuki umwanzi yariganya abana bawe ayo masezerano. Kuki yabariganya ikanzu y'ubwo, kuki yabariganya kuki kuki wigishije abana akabicana nyowe n'ubushomeri n'amadiploma ahenze. Watanze inka, watanze amasambu, wakoze ushoboye, waririye urimara kugira ngo abana bige. None mwicaranya aho ngaho abandi babona akazi. Niba nta kazi babona nishireho inzira. Tukeneye umugisha wo hejuru. Va mu ijuru nova ku butaka. Ibi ni 10 bikwereka ko vuba ugiye gutabarwa, ntabwo ari inzozi. Icyambere kubona amahirwe utatekerezaga. Surprising opportunity. Umuntu mbaho urugero ni Yosefu. Ikintu cyamuhaye amahirwe no gusobanura inzozi. Barangije baramwihorera. Ngo ariko umwamaza kurota inzozi bivuye ku Mana. Ati ninde kubw'amahirwe aranazibagirwa. Ati ninde wasobanuriza inzozi. Urumva? Yaranazibuka ko ari mpamvu giye kurota mbyemera. Umuntu wari waramwibagiwe yabwiye ati wowe, ati mbonye ugiye kongera kuzirika vini bwami, atari kowe wakisongwaga imitsima, mbonye ibikona bikuriraho imitsima ku mutwe. Aramwibagirwa sha. Barangije baraza ati dusobanurire. Arabwira ati wowe imitsima azaguca igihangaje. Ati kowe muziritsi uzaya kusura kuzirika ibwami. Ati nugera uzanyibuka, ninde wakwibuka Imana itakwibutse se? Nawe. Ninde wakugaburira Imana itakugaburira? Nta n'umwe. Urabyumva cyane. Ngo arangije ngo umwami ngabo abuze utotse tumigenze gute undi ngo hari umuntu muri gereza ubwo twari dufunze. Yes, baramuzana ngo banza kumwogosha umusatsi, kumuca inzara, kumukarabya, bamwambika ikanzu nziza. Ati bwami ikanzu ya 3. Yego. Nakubwo ni ikanzu ya 3. Kiyambere niyo se yamuhaye barayimwambura barayishwanyaguza. Kabiri niyo mu nzu kwande kwa Potiphar abari yajyana muri gereza. Yego. 3 ni kanzu yambitswe agiye guhura n'umwami. Yes. Urumva. Kane niyo bamuhaye amaze kumugira premier ministre. Bibaza ariko. Hari wakwambuye yawe ariko imaze ikutuganije. Ababonye ubwami n'uburyo ibaza ubundi kirazira. Reka ndagira ibintu byumve tusa nkabihuta. Yarafunzwe imyaka 7. Kandi iyo ufunze amezi 3 ntabwo wemerewe kujya mu buyobozi. Cyakabiri yari umunyagano. Hagara ufite ubwene gihugu. Yego. 3 yari afite case. Ariko byose biribagirana. Amwambika umwambiro wo kuba premier ministre wa Egypt. Amahirwe hanagura inzandi kukazibona. Icyakabiri ni ukwiyongera kw'igikundiro ku bandi bagukunda bakubwira neza, bakugaragariza ineza bagufiteho, basa nk'abagufungurira umugisha rimwe na rimwe imbaraga twarakubuze. Uwa mbere ni Esther.
Esiteri yitwaga zinangiye ndaza kuryibuka humura. Burya Esita ntabwo ari izina rye, nta nubwo Esita ari izina ry'Abisiraheli. Yitwaga Hadasi. Esiteri uyu nguyu ise yamuteye inda, ise yateye mama yateye inda ahita apfa. Yari wo mu b'Abenyamini akomoka hamwe na ba Sawuli. Nyina amaze kumubyara yari umuyuda nawe ahita apfa. Umuntu wari uzi amateka ye ni Moridekayi, ari we wari yabyimwe na nyina, kandi bavukira mu bunyage. Nta wari uzi ko yitwa Hadasi, niwe mwise Hadasi, arangije arabihindura mwita Esiteri. Esiteri yafashwe ku ngufu, hari byinshi byamubayeho. Umunyamahangakazi utanazwi, utagira identity, utagira gakondo, utagira n'irangamuntu, utazwi, ariko aza kugira ubuntu n'igikundiro ajya ibwami, abasha gucungura Abisiraheli. Rero iyo ugiye kubona igikundiro cyiza, ngo wawe makuru Esita. Gatatu, kumva amahoro mu kigeragezo, ukumva amahoro mu ntambara, ku buryo n'umuntu akubwira ikintu ukumva kiraremereye, ariko ukumva ufite amahoro. Abafilipi 4:6-7 ushaka ko tubwira abantu bifatika. Abafilipi 4:6-7 urumva kumva amahoro mu kigeragezo, ukumva amahoro aba muri wowe atabasha gukorwaho n'ikintu icyo ari cyo cyose, ni ikimenyetso cyerekana ko imbere yawe hari igikwiriye. Mana yanjye. Abafilipi 4:6 haragira hati wa 7, yego, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Urabyumva neza? Ntimukagire icyo mwiganyira, ayo rero ni amahoro wunguka. Icya 7 niho 7 nuko amahoro y'Imana ahebuje byose, yego, rwose ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Amahoro. Uzi kugira amahoro, uzi ko umuntu agutuka ukumva amahoro, bwa nabo kumva amahoro, ukabona ikibazo ukumva amahoro. Umuntu yakora kurona atarika amahoro yakura he? Icya 4 ni ukunguka ubwenge cyangwa umushinga, kandi bigakunda, ndetse n'ibisubizo ku bibazo wari ufite. Ikibazo cyawe kikagenda kirangira, ugenda ubona gahoro gahoro. Yego. Kangisha impaka se? Oya, abagore 2 bose babyariye rimwe. Yego. Umwe aryamira umwana we, abantu bajya baryamira impano zabo zigapfa. Abonye ko yabyara umwana wapfuye, ngo abone undi babyariye rimwe, waracyageze gute? Aracyari muzima, arasinziriye, ngaterura umuzima mujyana, baterura n'uwapfuye amusubiza hari arabavangira. Akubwo no bugome, ngo babyutse ati bantwara umwana, turabeshya nta mwana gutwariye ntaki, ngo rubura gica, bajya imbere y'ibwami. Mwamara arababwira ati gero numva ari ikibazo. Umwe ati n'umwana ati nta ngorane, ati numuhereze icyuma mucemo 2, umwe atwara igipande n'undi igipande. Noneho utaramubyaye ngo yego musatura. Abantu badafite inyungu ku buzima bwe bashaka ibintu bipfa. Ngo ariko amubyaye ati oya, mwinyicira umwana mu maso, muha mujyane, nibura njye mbona ariho ya Salomo ati uwemeye ko tumwica su, ahubwo we n'uyuvuga ngo umurekabeho, nuko Imana irabikemura. Iyo abaryamiye impano zabo n'akazi kabo baduhagurukiye, Imana idusubiza uruhinja rwacu baragiye gutwara. Icya 4 kubona ikintu utateganyaga mu buryo bw'amafaranga, ndetse no mu buryo bw'izamuka ry'iterambere mu kubaho. Yego. Ikintu utateganyaga mu mafaranga, ukabona umuntu arakuburesinze, umuntu araguhindukiye mu kazi, barakabonye, cyangwa ubonye ikiraka gitunguranye. Bijya bibaho. Aho nabwo byerekana ko uri mu nzira yo gusubizwa. Ikindi cya 6 cyerekana ko uri hafi gutabarwa, kubona abantu batangiye kukwiyegereza, bari barakuvuyeho. Menya ngo wani ikirere kizima. Ikindi cya 7 kwiyumvamo ibyiringiro, yego, bisumba ikigeragezo ufite. Ufite ikigeragezo ariko ufite ibyiringiro, ukumva biri hejuru pe. N'umuntu yahubwira ngo ntibishoboka, mubwira uti byihorere, genda byizeye.
icya munani ni ukwiyumvamo inyota yo gusenga no kumva ijambo ry'Imana ariko urimo kumva urarishaka. Kandi ikindi kikubaho uba wumva witeguye kumva ufite inyota yo kwakira ibintu bidasanzwe. Ngira ngo ni ibintu nashaka kubabwira. Ibi byose mvuze ntabwo ari inzozi, ntabwo ari niyerekwa, ahubwo ni ibimenyetso simusiga ugenda urebesha n'amaso bikwinjiza muri ya procedure nyayo, bivuga ngo okay, burya sindi jyenyine, I'm not alone, Imana turi kumwe. Yego. Nibyo. Cya kabiri, amagambo yo guca intege uyumva nk'indirimbo, ntacyo aguhungabanyaho. Icya gatatu, nubwo wabona umusozi ari muremure urababwira uti wa musozi ntunkange, aho navuye niho kure. Ngeze ubwira cya gihe ngo aho tujya niho hafi kuruta aho tuvuye. Byose wamara kubirangiza, akanyuma gaheruka wumva wifuza kubaho ubuzima bukiranutse. Muhabwe umugisha n'Imana kandi mukomeze mudufashe muri byose. Yesu abaduhera umugisha. Amen. Haleluya, haleluya. Ubumwe bw'Abera Ministries bwabateguriye amasengesho y'iminsi 14 azahera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, avuga ngo ko dukwiye kubohoka tugasohoka mu bintu byose byari tumereye nabi. Ukwezi kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, kwa cumi si amezi yoroshye, ni amezi ateye ubwoba. Niyo mpamvu tuzatangira amasengesho avuga ngo deliverance from the bondage and evil altar. Niyo mpamvu tuzabana nawe biciye kuri Zoom ndetse n'uburyo buri live kugira ngo tubashe gusenya ibyo bicaniro cyane. Ndabararitse mwese aho muherereye, muze dusenga ayo masengesho yo kubohora, guca imigozi, kurandura karande no kwinjira mu masezerano akwiye hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Muhawe ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries. Si idini, si itorero, nta nubwo rigenda kubaryo, ahubwo naho umuntu se duhurira akabohoka. Guma mu itorero ryari kubohoke, guma aho bari kubohoke, maze tugaragaza umusaruro w'ibyiza. Hallelujah. 14 days of deliverance from the bondage and evil altar ku buzima bwawe. Ngwino dukorera Imana kandi ugume mu itorero ryawe urushaho kubohoka. Mwifurije ibihe byiza, hazasenywa ibihome, indwara zizakira, abantu bazava online, umuntu wese abireba. Mwifurije umugisha w'Imana hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Shalom, shalom.